Umunyarwanda ati umugabo udafite ubwenge mu rukundo ameze nk'umusirikare utagira intwaro ku rugamba. Kandi ngo umugore si ikibazo cyo gukemura, ni umutima wo gusobanukirwa. Abagabo benshi bagerageza gukunda ariko bake nibo bamenya uburyo urukundo ruba urwanyarwo. Hari abavuga ya ndongo aho bagombaga kuruca bakarumira, abandi bagahatiriza aho bagombaga kureka icy'ingenzi kikivugira. Benshi batekereza ko kugerageza kenshi ari bwo buryo bwo gutsinda, disi batazi ko umutima w'umugore udatsindirwa ahubwo usobanukirwa. Nagira ngo nkubwire ko ibyo byose witwaza ariyo mpamvu wibagirana imbere y'uwo mugore, ari nayo mpamvu igihe kigera ukagira ngo ntimwigeze munamenyana. Ikintu kiremereye kurusha ibyo abagabo benshi batamenya nuko burya intego atari ugukundwa, ahubwo ari ukugira ngo utazibagirana muri we, atari ukumushimisha, ahubwo ari ukugira ngo na cya gihe uzaba utagihari uzabe ukimuba mu ntekerezo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe mu buryo bumwe cyangwa amayeri wakoresha kugira ngo wegarure umugore wese agukunde bitabaho, utarenze kumutakagiza ngo akunda gukunde, utamwirutseho, utigize utari kugira ngo ukunde ubonwe neza, utarinze kwinginga ngo upfukame kubera urukundo. Uraza kumenya ukuntu waba umugabo adashobora gusobanura ariko atarekera gutekerezaho. Wumve witonze kuko nubyumva neza ntuzongera gukina uyu mukino nabi. Uramenya ukuntu wamwubakamo igitinyiro kurusha urukundo. Hari amagambo yavuzwe na Machiavelli abagabo benshi birengagiza. Yaravuze ati birizewe cyane gutinywa kurusha gukundwa. Mu ntangiriro uba wumva ari ubugome bikorwa n'abadasenga, ariko nyuma ubona ko byari ukuri. Itegereze neza, nturebe ibyo abantu bavuga ahubwo urebe ibyo abantu bakora. Reba uburyo abagore bitwara imbere y'abagabo batandukanye. Ndakeye kuyisubikurura ukabyumva neza. Urukundo ruba rushyushye yewe rurimo n'ubumuntu. Ni amarangamutima twese twifuza, ariko nanone niyo dufata nk'ibisanzwe vuba cyane bidatinze. Iyo urukundo ruhora ruhari, uhora ruboneramo buri kimwe, ruguha umutuzo yego, ariko ruhita ruta agaciro, ruhinduka nk'urusaku mu matwi. Ruba rwizewe cyane ariko ruhita rwibagirana. Aha rero niho abagabo benshi bagwira, batekereza ko urukundo ruhagije, bizera ko batanga byinshi, berekana byinshi, bafunguka cyane, ariko abagore barushaho kubyitaho. Mbaza ngo bigenda biti? Agira akareka kubyiyumvisha kubera ko ababona ibintu uko abyifuza, nta mbaraga na nke bimusabye, nawe ntashobora kubibona nk'ibifite imbaraga. Ntabwo bashobora kubigirira. Oya, ubwoba rero aho butangirira naha, ariko byumve neza. Si uburyo bwo kubabaza, si uburyo bwo gutongana, si no gushaka gutegeka. Ni intege nke zigerageza kwiyerekana nk'imbaraga, kandi abagore babibonesha amaso yabo. Ubwoba nyabwo buba cyagihe umugabo agira imipaka ikomeye, akagira amahame agenderaho, atahindurwa n'umuntu n'umwe, ku buryo umugore yumva atavuze n'ijambo na rimwe. Ahangaha umugabo nta mpamvu n'imwe aba afite yo kuzamura ijwi, nta mpamvu yo guterana amagambo, nta mpamvu yo gusobanura agaciro ke, ahubwo akora ibintu mu ibanga rikomeye, maze guceceka kwe bikigisha umugore iby'amagambo atigeze asobanura. Uyu mugabo ntashobora kwiruka inyuma y'umugore, ntiyasobanura impamvu yababaye, nta nubwo yamwinginga ngo bakunde bagumane, ahubwo ahitamo kumureka kugira ngo yumve uko kuba hatamufite bimera. Kandi yabuze umugore biramukomerera cyane kurusha cyagiye aba afite umujinya cyangwa ari mu ntonganya, kubera ko ako kanya amenya ko umugabo ari seriye cyane, ibintu byahinduye isura. Abazi neza ko umugabo atareka kugendera ku mategeko ye kugira ngo akunde amugumane. Abazi neza ko kutamwubaha ako kanya bisobanuye kumutakaza. Ako kanya gukunda bihinduka kumukunda cyane ahubwo. Kandi igitangaje si uko yamuhaye byinshi, ahubwo nuko yari yiteguye kutagira icyo amuha cyagihe indangagaciro ze zitubahirijwe. Ubu bwoba si ubwoba bw'umugabo, ahubwo n'ubwoba bwo gutakaza umugabo utabasha kugira acishwa. Dore amabanga y'ubumenya muntu abirimo. Abagore benshi si urukundo bashaka cyane, ahubwo bakururwa n'umugabo utagomba urukundo rwabo kugira ngo yumve yuzuye. Niyo mpamvu usanga abagore bakomeje kunamba ku bagabo batabitayeho. Niyo mpamvu bubaha wa mugabo utajya uva ku izima cyangwa udapfa guhindurwa uko yiboneye. Niyo mpamvu barara badasinziriye bari gutekereza umugabo utajya ubinginga. Si uko aba ari mubi, si uko aba ari umunyagitugu, ahubwo aba ari umuntu utanyeganyezwa. Aba afite ikintu abagabo 99% badafite, abakomeye ku ndangagaciro ze. Niyo mpamvu Umutaliyani w'umuhanga mu mitekerereze Machiavelli yavuze ati ni byiza kugira igitinyiro aho kugira igikundiro. Ntabwo yapfobyaga urukundo, ahubwo yavugaga ko kubahwa bigomba kuza mbere, kuko iyo hatariho ubwoba bwo gutakaza umuntu, urukundo ruba rutangiye kurambirana. Icyifuzo nyacyo ntigituruka ku byo utanga, ahubwo gituruka ku byo witeguye gukuraho niba atabyitayeho. Nibyo wibuke, ashobora kugukunda akishimira kuba uri kumwe nawe, ariko niba adatinya kugutakaza, uri mu mandazi, wowe uzasimbuzwa n'undi uzi icyo gukora. Ariko iyo azi neza ko mu mutima we utazigera uhaga umutubahwa, ntuzongera kumusaba ngo aguhange amaso, kuko niwe uzibwiriza kwiyaguhanga.
ibyo si umutima mubi, ahubwo ni imbaraga z'ubumenyamuntu, ni imbaraga zo kwiyegereza umuntu mu buryo buhambaye, ni imbaraga z'ubwoba buruta urukundo. Wowe gusa menya uko ubigaragaza. Machiavelli kandi yongeye kuvuga amagambo yoroshye ariko ateye ubwoba, ati si ngombwa kuba mwiza, ahubwo ni ngombwa gusa kugaragara nk'umwiza. Iri jambo rihita risenya amayeri menshi abagabo benshi babayemo, kuko uhereye mu bwana twigishwa ikinyoma ngo niba uri umuntu mwiza, wizerwa, ukorana umurava kandi ukuri kukuranga, abantu ngo bazagukunda, abagore ngo bazagushaka, ngo isi izaguhemba. Ariko rwose iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, kuko iyi si ntiyita ku kuri kwawe, ireba uko wiyerekana. Ushobora kuba wizerwa, ufite ubwenge, ufite indangagaciro nziza n'imigambi myiza, ariko niba wiyerekana nk'umunyantege nke, ijwi ridafite icyizere, ugaragara nk'umunyabwoba, nta muntu uzumva agaciro kawe, cyane cyane umugore. Kubera ko gukururwa k'umugore ntigutangirira mu kuri, ahubwo gutangirira ku bimugaragarira. Bitangirira ku buryo umuntu akubona, si ikibazo cy'ukuri muntu ki, ahubwo n'icyo yumva ari hafi yawe. Ntabwo aba asuzuma ubwenge bwawe cyangwa imitekerereze yawe, ahubwo aba areba imbaraga zawe, uburyo ugenda, uburyo uvuga, n'uko witwara iyo ugeragejwe. Aho niho isura ihinduka imbaraga. Ibi si ibinyoma, si no kwigira uwo utari we, ni uburyo bwo kwiyubaka no kugaragaza neza uwo uri we. Kuko abantu ntibita ku kuri nyako, bita ku kibagaragarira nk'ukuri. Kandi niba utagenzura uburyo ugaragara, ukureba niwe uzabigena, yaba ari amarangamutima ye, amarangamutima y'ahahise cyangwa imitekerereze ye, akaba ari byo biguhindurira isura mu maso ye. Niwumva udafite icyizere, hagarara nk'umuntu ufite icyizere cyuzuye. Niwumva ubabaye cyangwa urakaye, vuga nk'umugabo ushobora guhindura buri kimwe. Niwumva umutima wawe ugutegeka kumwirukaho, ntukabikore, reka bari ugusanga, kuko mu mutuzo niho imbaraga ziba. Mwibanga niho gukurura abantu bituruka. Mwereke 80% y'uwo uri we, ibisigaye bihishe mu maso hawe. Reka ibyo yiyumvisha byuzura aho wasize icyuho, kuko icyo yiremeye mu bitekerezo bye akenshi kiba gifite imbaraga kurusha ikintu cyose ushobora kuvuga cyangwa kumwereka. Uzirikane ko abantu badashaka gusobanukirwa ikintu basobanukiwe neza, ahubwo bashaka gusobanukirwa cya kindi badashobora gusobanukirwa cyangwa gusobanura. Aha niho kwa gukunda cyane bitangirira. Ntabwo uvuga byinshi, ahubwo uraceceka. Ntabwo hari ngo umwemeze cyangwa usobanure, ahubwo igaragaze nk'uhari ufite ububasha. Nuko rero hagarika gusobanura uwo uri we, rekera gushaka gusobanukirwa n'abandi. Tangira kubaka isura yawe, kuko isi, kubera ko iyi si iyoborwa n'uko abantu babona ibintu. Isura si ibintu byose gusa, ni iyo game nyirizina. Bintare kandi ubifuni, ndetse ubingwe n'impyisi mu bwenge, ko buri mugore azagerageza kukugerageza. Ntabwo azaba agamije kukubabaza, ahubwo ni ukureba niba uzatsindwa. Azahindura uburyo avuga, azakureka buhoro buhoro, azihinduranya nk'ay'amazi akonja akongera agashyuha, yewe akongera agakonja. Azavuga ikintu ariko agikora uko atakikubwiye, kandi byose bigamije kureba ikintu kimwe. Ese uratsindwa cyangwa urahaguma wemye? Aha rero abagabo benshi ntabwo baba bazi ko barimo kugeragezwa. Batekereza ko ashobora kuba ari amarangamutima, hanyuma bakisobanura sinakubwira, bagasaba imbabazi bigatinda, bakagerageza gukemura ibibazo bakoresheje amagambo, kandi rwose muri ubu buryo ntibatinda gutsindwa. Wa mugabo w'umutaliyani Machiavelli n'ubundi yongeye kuvuga amagambo y'ingenzi cyane, ati umugabo ufite imbaraga agomba kuba intare kandi akaba n'ifuni. Agena imbibi ze bucece, akora utuntu twatavuze, ibyo abikora mu ibanga rikomeye, arumvira kandi akora ibikwiye mu gihe gikwiye. Gusa hano niho abagabo benshi bagwira mu mutego. Niba uri intare gusa, ukomeye, uhamye, ukagira imbaraga, umugore azashaka uburyo bwo kukurakaza, kandi igihe ugaragaje amarangamutima azakubona nk'utagira icyizere, imbaraga zawe zihinduka ubusa. Niba uri ifuni gusa kandi ukaba uri umunyabwenge, utuje, utekereza neza, azumva uburyohe bwawe ariko ntazabona imbaraga zawe z'imbere, kandi atakubonamo izo mbaraga ntazakwizera ngo umuyobore. Ariko niba uri byombi, ubwo ndavuga intare n'ifuni nyine, abona imbaraga mu mutuzo wawe n'ubwenge mu guceceka kwawe, ntazamenya ibyo aguteganyamo, kandi kutabimenya nibyo bimukurura kurusha amagambo yose ushobora kuvuga. Nuko rero ihagarareho muri byose. Niba afite amarangamutima bifuni, reba gusa uryumeho. Mureka asuzume buri kimwe, ariko byose ubyihorera utuze gusa. Narenga umurongo, igira intare, ariko utarakaye, utamuteye ubwoba, ahubwo utuje cyane, uvuga utaha niho imbibi zanjye zigarukira, kandi ntabwo bizahinduka. Ubu ni wo mugabo yubaha, ubu udasakuza kandi utikanga, ubu utisobanura kandi utakibigomba. Ntazigera asobanukirwa uko yagukina, kuko wowe udakina. Urebe, witegereze, ugire icyo ukora kandi mu gihe gikwiye. Aha niho hari imbaraga. Menya kuri intare irinda icyubahiro cyawe, uri impyisi irinda ibitekerezo byawe.
ibyo byombi nubihuza bizagutera kuba utibagirana muri we. Machiavelli niwe yongeye kuvuga ngo ntukagenzure umugore ukoresheje imbaraga ngo kandi ntukarwane n'ibyo yizera mu buryo butaziguye, ahubwo tera imbuto y'ubwigomeke maze urebe ngo arikorera ibindi byose. Ngo kubera ko iyo umugore yizeye neza aba afite ububasha, azi icyo ashaka, yumva atekanya kandi ahagaze neza. Gusa ikibabaje abagabo benshi ibi ntibabikozwa, bihutira kwemera ibyo abagore bababwira kugira ngo babashimishe, amutega amatwi rwose akamwereka ko ibyo ari kumubwira bifite agaciro cyane. Ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo byose uba uri gukora ntabwo biri buze gutuma kubaha cyangwa gukunda kurushaho. Oya, ahubwo cya gihe aba ari kwibaza uko byagenze wenyine n'umutima we wenyine, afite urujijo muri we, ari kwigisha impaka wenyine, atazi icyo yakora, nibwo ibyiyumvo bye bifunguka. Iyo bifungutse rero niho imbaraga zawe zigaragarira. Wowe bikora utuje, hanyuma ureke ituze rikora akazi, azatangira kwiburanya muri we kandi atabizi, kuko wamaze kwinjira mu bitekerezo bye. Uko kwibaza uko ibintu buri buze kugenda niwe muti ukomeza kumukurura, ni umutego wagwiramo. Yego nakora ibyiza umushimire, ariko ntibikureho uwo uri we. Machiavelli yarongeye aravuga ati ibikomere bigomba guterwa icyarimwe, ariko ibyiza bigomba gutangwa gahoro gahoro. Ibi ni uburyo bwo kugenzura ibyiyumvo kandi bigira akamaro mu mubano wanyu kurusha uko benshi babyumva. Umugore narenga imbibi zawe ntukihutire gushyiramo amarangamutima, ntukisobanure, ahubwo ujye ukora igikorwa kimwe kandi gisobanutse, utuje, nta gusakuza, nta kwigisha, nta kumushinja amakosa, ahubwo igire busy, igire nk'utabyitayeho. Ntunabyegereze umutima. Ndakubwiza ukuri ko uko kutabyegereza umutima kwawe kuramubabaza cyane. Ati kubera iki? Kubera ko nta kintu cyo kurwanya gihara babona, asigara wenyine n'ibitekerezo bye n'amakosa ye. Ubwonko bwe butangira kwizengurutsa, bukibaza buti ese nakoze iki, kuki atari kumvugisha, ese yanyanze? Hanyuma ku rundi ruhande, irindi banga utaruzi, iyo yitwaye neza, iyo agaragaje ubushake bwo gukemura ikibazo, iyo yahabaye igitwari, umuha impano uzi neza ko ari buze kwishimira, cyangwa yaba nta mpano uri bumubonere ukamushimira mu buryo ari bwishimire, ku buryo abibona ko iryo shimwe ryawe rivuye ku mutima. Ibi bituma ahora yumva agukeneye. Ikindi ugomba kuzirikana, ntukamubwira igihe uzamuhera impano cyangwa igihembo gikurikiye. Abagabo benshi bakora ibinyuranye n'ibi, bayoborwa n'amarangamutima. Kandi ndakubwiza ukuri, ibi si ubwana bubi, ahubwo ni ubupfura. Ntabwo uba ukiri umugabo gusa, ahubwo babaye sisiteme adashobora kureka gukurikiza. Abagabo benshi bareba umubiri w'umugore, ariko umugabo w'umuhanga areba imyitwarire ye. Ntakururwa n'ubwiza bwe, nta nubwo arebera umugore mwirari, ahubwo amurebana ubushishozi. Areba uko avuga iyo ari kumwe n'umugabo yubaha, ugereranije n'uko yitwara ari kumwe n'umugabo akontorora. Akurikirana impinduka uko zaba zingana kose, uko avuga, uko areba, uburyo ahinduka, akamenya uburyo akina n'igihe adakina, ari mu bibazo cyangwa yishimye. Iyo ubigenje utyo, mu gihe abandi bagabo baba bagerageza kubona umubiri we, wowe baba bamaze kwinjira mu mitekerereze ye, kandi kujya mu ntekerezo ze, uba wamurangije ntawe uba utamugeze. Burya icyo wavuga cyose acyumva wowe utarakivuga, maze ukareba ngo urabona ibyo abandi bose batabonye, ukavuga ibyo abandi bose batavuze. Aho niho hagaragara imbaraga z'imitekerereze, nta rusaku, nta bukana, ahubwo ari imbaraga zituje, zisiga ijwi mu mutwe we n'igihe wamaze kugenda. Ubu usigaye uvuga ijambo rimwe rigakora ku gice cye cy'imbere undi wese atigeze abona, usiga igikomere cy'ibihe byose. Ashobora kwibagirwa amagambo wamubwiye cya gihe umushima, akibagirwa ibihe byiza by'urukundo mwagiranye, ariko ntazibagirwa umugabo wabashije kubona no gutekereza ibyo atamweretse ndetse n'ibyo atamubwiye. Atari ukugira ngo amubabaze, ahubwo ari ukumwibutsa ko atandukanye n'abandi. Ntushaka ishusho ye, ahubwo uri kureba sisiteme iri inyuma yayo, kandi yabimenye uba utuye mu bitekerezo bye niyo yaba atakikubona. Ahangaha uba umugenzuye mu buryo butagaragara, ariko iyo uhora uhari, uhora usubiza, uhora wigaragaza, uba woroshye gusobanukirwa. Kandi byoroshye gusobanukirwa biribagirana. Kandi mu mitekerereze y'umugore ntiyihanganira icyuho, agomba kugihata ibitekerezo, agomba gusobanukirwa icyabuze n'impamvu yabyo. Iyo umwihoreye ntuvuge menshi, ubwenge bwe butangira kuvuga cyane kurusha ikindi gihe cyose. Asubiramo ikiganiro cyanyu cya nyuma, asubiza amaso inyuma kuri buri kimwe, ashakisha ibimenyetso bidahari, agatangira kwibaza ati ese nakoze iki, kuki atansubiza, ese ubundi ntaba mbeshya? Aha rero niho ibanga riri. Cyagiye abandi bagabo basobanura ibirenze, batanga byinshi cyangwa bagumana n'abagore babo igihe kirekire, wowe urabura. Utavuze murabeho nta ntambara, atari ukugira ngo mubabaze, ahubwo ni ukurema umwanya, kandi muri uwo mwanya atangira kukuyumvisha, atangira kukwibuka atari uko wari uhari, ahubwo nk'ikintu kinini gifite imbaraga.
ahangaha rero uba utakiri umugabo ahubwo uba uri umwami. Ariko wumve neza iki kintu, ntukareke kuvuga kubera uburakari, ntukabikoreshe nk'uburiganya. Jya ubikora cyagiye agaciro kawe kari gufatwa uko katari. Kubura kwawe gukora igihe kuba kwawe kwari gufite imbaraga, kandi igihe ugarutse uri karume umeze neza ntacyo wikanga, ntabwo ashobora kukwakirana uburakari. Azakwakira afite amatsiko n'ubwoba, kuko azi ko ushobora kugenda igihe icyo ari cyo cyose kandi utikanga. Ibyo ni imbaraga z'ukuri, kandi imbaraga z'ukuri ntizinginga. Bityo uceceke igihe gihagije kugira ngo atangire kwibaza niba koko agufite. Impinduka mu buzima bwe. Niba ushaka kuba mu bitekerezo by'iteka ryose, ntukabe umugabo gusa akunda. Bigihe isi ye yahindutse, atari uko uri umukunzi, atari uko ari urukundo rw'igihe gito, ahubwo impinduka mu buzima bwe. Ukuri ni uko abagore batibuka abagabo bose bakundanye, ariko batibagirwa umugabo wateye ikintu gikomeye mu mutima wabo. Ikintu gikora ku mutima, cya kintu batari bazi ko cyari gihari kugira ngo kigaragazwe. Ibi ntabwo ari ibijyanye n'impano, ubwiza cyangwa ubwuzu, ni kubyerekeye ingaruka. Kubera ko wavuze ibyo abandi batinye kuvuga, wamurebye mu maso maze ukamubwira ibyo ahishe, nta wundi mutima mubi, ahubwo ari ukumwereka ko umwitayeho. Utararebaga ubwiza gusa, ahubwo warebaga no kuri kwe, kandi ukabikora utagamije gushimwa, utari kugerageza kumushimisha gusa, utinjira gusa mu buzima bwe, ahubwo unabuhindura. Machiavelli ngo yarebye asanga umugabo ugenga inkuru agenga n'ubwenge. Bityo mugenga ariko bitari agahato, ahubwo uba igice cy'inkuru adashobora guhindura. Wenda waba uri umugabo wa mbere utarigeze kumwingingira kugukunda, ahubwo uri uwa mbere warenze ku murongo we kandi ukagenda koko. Wenda wamutiye kwibaza ibyo yizera, utuma yibaza uwo yibwiraga ko ari we. Maze uragenda ntiwababara, ntiwamusaba kugaruka, atari uko wagiye burundu, ariko mu mutwe we warakomeje kuhaguma. Wabaye umugabo wahuye n'impinduka ze, kandi uko kumugumamo n'iby'igihe kirekire. Ashobora gukomeza ubuzima bwe, ashobora kwishima, ashobora no kwibagirwa izina ryawe mu ruhame, ariko ntazibagirwa uko yahindutse ku bwawe. Kubera ko mu isi ye y'ibanga hari urwibutso afite ko wahinduye ubuzima bwe, kandi igihe umaze kuba impinduka mu nkuru y'umugore, ntabwo uba ugihatana ngo ubone umwanya mu mutima we, uba waramaze kuhiturira. Dore icyo nshaka kuri wowe. Niba izi nama zikunyuze, andika ijambo kugenzura muri comment. Ijambo rimwe gusa nta bisobanuro. Biranyemeza ko utari uhari gusa, ahubwo havanye inyigisho zikomeye.